none hoteli ko wanguyaguyaga igihe turi kumwe nkabona urukumfata nyine naragufata gutya nkana gukunda ko uyu mwana arwana kabiza ava wese cyabakasoma impyisi ndagusabye n'ukuri kumara mu energy do kwinyiza babarira sibyo ndagusabye no love kugenda injira ndabizana yagukurikira injira sinzongera kugukunda oya dore imva kandi ubwo wa munyonzi ntagutananye kure weho curamaho mu mukoki aho kungure sibura kubona gisuba imbere oya nimba munyuze yo muri rutanyurwa n'ingegera murayobye yego mu motari rero twivuganira mukusha umukane yego murindi mukane mwacuramye he aho mubirimo ariko bisaba ngo reba iburyo bwawe ntihari umukecuru uko acuruza intoryi umeze nka kadahwema umeze nk'inkube muhiteho aho impande y'ingutiyazi gake 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 ku gipangu gisa n'intuza n'idebe naho ngaho mukomange nimutebukane ahubwo ni kuma muhageze ntawa nsubiza ihoho inamurangiye ihoho ingopucu ayowe ngamuzi nawe we kushambwira guca ayosha uramara kano cyo nzi cyo nuko karakunyura nanje nkakunyura aho nshaka guca yakubesha ngo ni amazi donde ndamwakira ntera yambisheri kucyase oya shamwana hari ibintu mbona ari kumva muri iyi si yego nkabona birandenze ubwo uzike cyo nari mpfuye warupfishijwe n'iki se kandi nishwe n'inzoga turashize kandi uratangiye aba bro reka mbabwire mujye mureka none ntago muze amakuru mashyashya ayahe se ko nawe ugira muze udushyira na jibu uwuhe shira jibu ntago muzirata bro ndamwibutse ntago mumuzi ariko ejo bundi nanyuze ahantu mbona yifunze ingoni n'umuntu umeze ukuntu ariko umva mureke mbareke mbaha amakuru atari ivumbi mutuze sigo noneho umva gashya kabaye shira no jibu aka kanya uzi yuko arimo arateretana na ubusizi nisebukwe cyo cyeka mbyumvishe neza bijiyobija no jibu uri umusazi yahita muri tenegi niba hariho umuntu utangaza inkuru z'ibihuha ni umuntu witwa Steri gawe yego ni karibu ewe ayowe ihoho puchu ako shemana ma puchuri kirisi tuyeza akozwe chakabogi ayiwe hasa neza se yego amakuru y'urugendo ni meza dore twadutsatse utungutu rero nkundaga twatundi tubiri twaje tugaca nka ubutani two nzashyiraho wambaye neza ubwo umunsi ni impamo yambaye neza ayowe urabona ka mbere iyo utari wambara ukiri iwanjye ibyo bintu bihagaze ariko nanone nanjye inyambara nanyuze ahantu numva bari kuvuga ngo papa wa no jibu ashobora kuba
nukuri ku mukunzi we. wa mukobwa yadupresidence hariya Oya ibyo ngibyo byo ntabwo natwabitindaho uri gusa. isimbi akunda ikintu cyitwa kashi. Isimbi twariganye ngenda muzi. None se kuri kashi. ariko turabizi yuko ku mugani abasaza bakuze aribo bafite amafaranga. Bivuze ngo no Jibu nta mafaranga afite, niyo mpamvu buryo wajya kugwa kuri kira gisaza muri ngo ko gifite amafaranga. ako no Jibu bamurusha amafaranga. yego ntago nyamurusha wenda. Kubyura mukobwa atamushaka se. mbese uri kwirebera nk'uko wavutse ubonaga hameze nakumeze ute natangiye yewe nande nawe utegereje kuva mu gitondo dore ukumeze uko naraye nambaye navuga nishobora kuntungura ukaza kare kare ayo we nyine ujya uba umusirimu ntukararane imyenda ubu wasanga yagiyemo n'ibyo reba n'agakoti kanduye ariko wambaye neza we niwe wambaye neza cyane nkundago tudutama twawe mbega ibinwa ayo we ayo we ngo shande sitari pura rikishipuke tosari pura nihi yazataza karikiri amusugeri vani sinjye uzarota nkwegukanye bo nkakije iki usanze rero aka niko ndi gusisimura sinubizi ko ntajya nkanywa kano umva ahubwo wowe none se ubibaye ko ntabikunda ngakanywe ku bwanje nzakanywa ku munsi w'ubukwe nzakanywa ntusubwura nk'iki nese nta kandi kantu gahari nta kandi kantu gahari kanze nkurebe sinza ku mukobwa wanje yaguze sinzi yaguraga by'imitobe sinzi ibanguka none si nimba yasomye sinzi ibi ariko nanone se bibaye koko papa wa yamurusha ikintu cyarengera no Jibu ni kimwe. Bijiyobija afite amafaranga we. Bijiyobija afite amafaranga aramusohokana arigira akagura inkoko na Jibu yayikwerera. Kuba ifite amafaranga ukaba warabyaye umuhungu w'umusazi ukajya kumuteretera umugore. Niryo rimbukiro rya mbere waba ukoze. Cyakora muraza muhanye. Azamuhanye ndamuzi ni genge yanjuriye. Umva murekerere none umva gashya gahari. Yego mureke njye bakakanya. Ndi umufana. Uri umufana wande ko? Uri kubateranye ntabwo uri gufana. Wowe urashaka kwicisha abantu. Wiki? Turabazi. Ajye ubundi Steri we natandukanye n'umugabo. Izo nkuru wundi uzimenye. None akantu ko gutandukana n'umugabo niko kabushyizemo. Oya ntago ari ko kano. Cyoze uri kuzana inkuru mbi. Kanga kanikufiye. Koko wa mubyo ngibyo zo mitobe. Dore. Amakuru bw'imuhira. Imeza. Mabukora nako mama wawe ntabwo nako niyo mpamvu. Yameze neza. Namuze. Ndameze neza. Ariko ubundi uzaza kubasura ryari? Mfite rero ngeraga ikibazo. Ngiraga ikihe kibazo? Uko kubunagerayo umeze uku. Ne. Subu wavuga ngwi. Hoya. Uyu ni sheri. Umusaza. Uzashaka amafaranga uzane tujye ku isoko nkugurira indi pantaro n'indi shati. Ikibazo imyenda bose nanje imyenda hano nivagavaga. Ikibazo ni iminkanyari. Hoya. Njye nabyo biroroshye tuzajya muri salo bagusige ibintu by'umukara. Ariko wikiriho uzababwiye ko ndi umutunzi mfite ibintu byinshi. Ntabwo umusaza. Hoya. Tuzagenda imvi bazikureho n'iyi ngofero tuyibike bagucongereza bagushyira akantu. Nasubwo waconga. Bashyiremo n'uturo. Oya. Waconga uruharasi. Naguze ibyo bintu bita kanta bashyira mu mutwe abagore. Kanta siko bugimva izahinduka umukara. Zinduka umukara neza ukagira ngo niko wavutse. Kanambwiriza intumbagana ziwanje kuhageze nabarangije kuba bwakorera mfite umushitsi. Sinzi bari guhenereza mu cikoni sinzi ibyo bari gufiritiza. Batetse? Kamabwe baze bamanze bagutura. Wagirika. Ariko yawa umuringa we. Umva bro. Yego. Iyi ni intambara isi ya gatatu. Akakanya yewe nzafa nuzatsinda. Ubwo ngewe nk'umuhungu ngiye kuri genge ya no Jibu kuko twebwe ngewe nta genge nimwe ndiho. Ujye uva mu bantu wowe. Aka wowe.
mukaritazi Umva se rero abaraho ngaho arimo avuga ahubwo turagurika mwako makinju ahubwo njyewe reka njye kubwira no Jibu twitegura umusaza tugiye kumwica se ubu gahunda ntawe ndi ku ruhande rwe yego umuringa we Yes dad. Hamuri he umusaza wawe muze musuhuza umushitsi dore yaje yahageze iyi muramukanye yewe papa mwiriwe energy musuhuza umushitsi isimbi ugezeho no gute muramukanye inisheri wanjye uramuzi si ngo ni nese papa uyu mukobwa mwamenyanye ryari ko nigeze mugupresenta ahubwo mwamenyanye igihe Okay, oya wenda narwo umuntu abiremereza ashaka no kuba yaje ayoboza si umuntu yareba. uyu ni we shiri wanje ngo ki iwo pucuri ngo sheri wande iwo Ase papa seriye. None se ni sheri wawe akabone sheri wa musaza wanjye gute? isimbi ngo iki Isi girlfriend wa papa umva no jibu nkwiyame wa mwana we mwamenyaniye he Ese vuga isi ko mbona umeze nko wagira ngo ibintu biri kugutungura. Ntabwo uri kumva ikibazo kiri hano? mayihuni Uri sheri wa papa cyangwa uri sheri wa musaza wanjye? sherize ndana si yongegera si ndabe nata ase papa uragira ngo mwubahuke ubu nguye mu kantu sheri ngo ngwiki ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi uyu ni sheri wanje ego ko namweretse ibintu byose mfite imitungo ibyo Ese kuva ryari wowe ufite sheri pa? Umuntu ungana nkayo umusaza turita umwana ungana gutya. Washishikaye ni sheri wanjye ni we wavuze uri cyangwa ntagazi kuvuga ufite umugabo ko kutavuga ase papa nzagufate nkunige uri papa wanjye ibyo wifuza uretse gato urumva ikibazo kiri kuri papa cyangwa hari ibintu ntari kukanze garuka hano baza dusobanurire iki icaranga bro ikibazo urumva gifite papa cyangwa gifite sheri gute se we wanjajwe ngo ni isimbi bande ndakubaza sobanura ibintu biri kubera ngaho nimba ndijoka iki uko wanjijiwe warancushanyije ukumbi kwikundiraga uyu mwana wanje ntabwo ari nje ukundaga w'amatwi mabi kinyobi uranyihakanye se uranyanze nyine njye mbwiye ko mukunda kamaye uramenye ako kantu ni kabi ahubwo utaza kunteranya kuguteranya gute ahubwo wowe winshushanya ntabwo ndi kugushushanya ahubwo uriya muhungu wawe umubwira yitonde agenze make kundeba gutyo uvuga ko utankunda gukunda papa bro ya nkunda papa wawe noneho bimenye ndamukunda okay fine bro asoni bikana n'uyu mukobwa tujye kuvuga kanani suni karaza hano keny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 en
cyangwa niwe mukundana? Oya ntabwo dukundana ariko usubira jya mbikubwire gute niwe nkunda niwe sheri wanjye none ko atazangaye usheshe urumeza. Ntabwo ngiye nashashe urumeza nyine urabona uramungu wawe twariganye nanjye urabizi ibyanje byose narabikwigura nkubwira ibyo ntunze nkubwira amazu mfite amamodoka mfite imirima mfite n'ibibanza nyine kuntu byagenze karagahungu kawe twariganye muri segonderi namwe twigana muri segonderi twarakundanaga nakabwira ngo tubane dore ndakuze kakambwira ngo nugutegeza nyuma y'imyaka 5-10 urero uhituze ufite gahunda ndavuga ati umuhungu wawe ntiyangurira igitenge tubanye najya nambara n'ikarisi kansaziraho urero mbona ufite gahunda ndavuga ati kanze nibanire nawe twibanire kandi ndamukunda nabumenza nta rukundo mfite gusa wankundiye ibitenge oya nagukundiye ko uri umugabo ushobora kugira gahunda ukubaka urugo kandi ukita no ku mugore wawe umugore mwiza nkanjye nyine nisi ntabwo ndaya ko ndi mwiza ntabwo ubibona
ntabwo ndi hoho ryawe ibi bintu uko ntari kubyumva neza ndagukunda njyewe ziba wimbesha ntabwo ndi kukubeshya ariko oya sha uri indyarya ntabwo ndi indyarya ariko si cyangwa usanga uri indaya njye ntabwo ndi indaya ariko komana y'u Rwanda njye ntabwo ndi indaya njye ndagukunda niyo mpamvu ndi hano niyo mpamvu naje no kukureba kuko iyo ntagukunda ntabwo nakemera kuza hano ngo mure n'abana bawe kuko nari kujya nkubwira tujye guhurira muri hoteli ko wanguyaguyaga igihe turi kumwe nkabo n'urukumfata nka nyine naragufata gutya nkanagukunda ko uyu mwana arwana kabizu ava wese bagasoma impyisi ko uyu mwana ageze hano ugahita uhinduka nk'uwanyagiwe bishatse kuvuga iki nuko nyine twiga ariko buriya reka nkubwize ukuri sibyo jewe iyo nemereye umuntu ntimuhaye iki umutima gwanje nanjye naguhaye umutima wanjye nawe unyereka ko turi kumwe nanjye turi kumwe nyine naguhaye umutima wanjye genda wandaya mayibuni ntabwo ngukunda ndakwiyamye umwana agere hano nimba kuko mukundanaga bo ntabwo nabyivangamo sibyo ufite amahitamo nyine amahitamo yanjye ni wowe araje mbona ubaje gutya nyine amahitamo yanjye ni wowe mayihuni ase bro uri seriye ndibaza uriya mukobwa uramutereta cyangwa n'ibintu uriya mukobwa tumaranye imyaka 2 ngo ari girlfriend wanjye none reba papa yaramwifunze nese wo gutereta umukobwa ntumuzane ni wanyu ngo nahamwereke ibyiuza ngo namunyereke aha yajyaga haburaga icyumweru ngo muzane none reba nibya bikobwa bikunda kashi rabishaka bashuka de sinabigenza yere mbarazanye ubugoryi yagombaga gushaka umusaza ubugoryi bumeze gute none se we nimba ukundanye n'umukobwa imyaka 2 uzi gift zanjye namuhaye ukuntu zingana gift rega nta kintu zivuza atazi wanyu none se ubu iyo tuba tumuzi yari gutunika gukora usko iya wani yize muri kisa njye wimwishyuriraga ibyo byose nta kintu bivuze mbareke ngombwira uri kumva byibuze iyo ubona namuzanye mu rugo usko baranibaga dadi nkumva namutura nkamukubita hasi ariko nkamwubaha kuko ari dadi wanjye ugezeho gusangira umugore na sosha cya gikobwa ntago nakongera kukivugisha mu buzima bwanjye kizagumane na papa cyangwa banatandukanye kirindagire papa rero ntago nzi neza ko nakifuza ko bagumana kuko nukuza kumurya amafaranga gusa uzi umujinya n'uwo mfite ni akazi kabo byabo n'ibindeba ariko nawe namufite n'ayawe gute biri seriye iyo waramuzanye mu rugo akabonana na muzehe nanjye nkaba muzi ntago bino bintu biba bigenze gutya hari igihe atari gukundana na papa ahubwo bino ni byiza hari igihe atari gukundana na papa agakunda n'ikindi gisazana kaho ni kamahuri mu mutima wanyumvise nta soni ubuse ndakugira ese mbase nkoresha ubuse mfuka amaze kugira ngo nkoreke ko ngukunda mudafite amatwi yababonye sibyo ariko genda gukunda nigo ntakundwe n'amarimbi njumba nkubwize ukuri ibintu mayibone wagiye ibintu mboneye aha rwose ntibatse kunywa inzoga tubanza tuganire twasohokanaga twaje muri hoteli nkareba imyitwarire yawe ukuntu ukumfata neza unyifotoza unyibebezwa nyine ndakunda niyo mpamvu nkwifotoza ndakuza ndagira nkubwire ngo hakatabuza mu rutoki ni amakoma nyine nanjye ndagukunda niyo mpamvu ndi hano ngo uhari kubera ko uriya muhungu avuye muhamagara se neza ko leta nk'usoma ari hano gasopa izo mikino ntabwo nzikina ntabwo ari imikino iri hano kandi bamwe bamukinanaga n'umusaza nyine wowe wanyumvise nta soni wowe ndagukunda ariko genda shandi mukajya muradushushanya ni ukuri ndagukunda mayibone bigaragara wowe wankundiye iki imitungo n'amafaranga wowe ntabwo ari imitungo yewe kuko umugabo ufite gahunda hajya ngo wamwangiye iki nta gahunda afite gahunda ashaka gushaka umugabo ngo umugore aba mu myaka 5 iri imbere genda we taha mayibone ariko ndagukunda taha ni ukuri ndagukunda Nemko ntabwo wumvaga taha genda agakunda n'undi ari kutariso kasote sumeze nk'uwanyagiye sisi noci bose biki wasohoka ugatambuka niba uri kugenda nkubarire gute si uvuze ko ukunda papa se komeza umukundi tugakundana dukundane bwa kangahe bwa rimwe cyagiye bwa kangahe ukagiye no kurira uri igicucu genda ukundane n'abasaza mwana cyakora isi ni ukuri uri drama gusa pe karavuga urimo utava mu kanwa mbabare
bazi ninshaka impfukama ariko mbabarire sibyo Uramfukamira se ndi Imana cyangwa ndi Yesu? se bazi wambabarire Umva reka nkubwire. Ibintu byose twakoranye birangiriye aha ngaha. bazi waraza tukongera tugatangira bushyashya ndakwinginze. Nta bya bushyashya. Bazi mbabarira ndakwinginze. Wagumanye na papa se? Waretse kumurebana amaso y'imbabazi ariko ukamubwira ikikuri ku mutima. Ntabwo nakubabarira. Umva se ibintu byose nagukoreye wabitesheje agaciro. Nukuri kumara mubarira ndakwinginze mbabarira sibyo ndagusaba. No love. Injira ndabizi hano yagukurikira injira. Inzira sinzongera kugukunda. Neza mbabarire bazi